komera bakunda komera naho urakomeye ndumva we na n'umuvandimwe wawe Ruhindisha Patrick na mushiki wanyu Grace mukomeje kuba ubukombe mu kwishongora agacinyizo ubugome agasuzuguro mukorera abanyarwanda mu bwoko bw'abahutu. Uranongeye uti ngaho abahutu bose bageze ngo batera umwaka ngo havuka ibibazo, ariko uri kwirengagiza ko aho umuvumo waturutse n'abaturutseho ari bene wanyu bari hariya i Kigali. Kwanza bagombye no kwibaza umuntu nka Jeannette Nyiramongi, nubwo muvuga ngo abahutu ngo nimbwa, muvuga n'ibyo mutazi. Uriya Jeannette Nyiramongi waba uzi neza ko yari umugore w'abahutu mbere yuko umugore w'abatutsi? Uzabaririza amateka ya Jeannette Nyiramongi, yari umugore w'abahutu imyaka n'imyaniko, yari indaya igurisha umubiri wayo. Abahutu babishoboye bafite irari ry'umubiri bamwinanuyeho, mbese yari ameze nka toilette yo ku nzira abahisi n'abagenzi bitumamo. Nakwibutse niba waranibagiwe, kandi ndazi ko urwo rubuga nge nawe tuririho none nasubizaga nkunda abatware, uretse ko ngo byakubabaje ko nakubwiye ko Kagame yariye ubuhura atariye ubuki. Abariye ubuki ni abahutu kuko nibo bafunguye amatako ya Nyiramongi. Kagame yaje Nyiramongi yarabaye ibisogororo. Ni nayo mpamvu ngira ngo reference ntabwo uri buyimbaze, uyibaze ikiganiro cya rayi gitambutse kuri radio Itahuka, aho Kagame kubera kurambirwa gutera akabariro kwa Nyiramongi yasanze nta kirimo ari nko guhanuka mu ndege, ariyo mpamvu yagiye kwa Mimoza. Ikiganiro gikurikirana cyare kibaye live kuri radio Itahuka n'ubu kirahari, nano kuri n'urubuga kirahari. Kubera iki Kagame yumva atagikeneye kuryamana na Nyiramongi? Nuko yarajogotse, abahutu baramumaze, bamurongoye imbere n'inyuma. Azi ngufi, azi ndende, azi ibiki byose, bamugize ibisogoro, bamugize ukifundigira ibivuzo. Uwo nguwo rero ni utera u Rwanda n'abanyarwanda umwaka kuba yicaye hariya nka première dame. Uriya mwanya ntabwo wagombye kwicarwamo n'indaya, warongoye imbere n'inyuma. Ikizira mu isi no mu ijuru ibyangwa n'Uwiteka, nibyo byakorewe Jeannette Nyiramongi. Uriya wicaye hariya ariwo mwita ngo ni first lady, kandi ari first bitch. Uwo ni ubatera umwaka, ni watera u Rwanda umwaka. Jibanza umenye ibintu n'inkomoko yabyo. Ntabwo abahutu aribo batera umwaka, ahubwo iriya ndaya itakigera amaferi. Buriya Kagame yaragowe, uzi kurongora umugore warongoye imbere n'inyuma abahisi n'abagenzi. Ni nko guhanuka mu ndege. Urabona hanuka mu ndege, umwana kujyanye mu ndege akajugunya hasi. Kagame niko abayoga muri Nyiramongi, matako ya Nyiramongi nta kintu yumva. Ni mpamvu yagiye kugakobwa gakiri gatoya ka Mimosa, aho yinyagambura yerekeza iburyo akumva inguni irahari, yasubira iburyo akumva inguni irahari, yajya imbere akumva inguni irahari, yajya inyuma akumva inguni irahari. Ati dore umugore n'uyu. Nuko ibisogororo arabita. Buriya bisigaye yarabyicaye hariya gusa mu rugwiro mu buryo bwo gutera umwaka. Dore umwaka umufite n'uwo nguwo, u Rwanda rufite n'uwo, umuvumo abanyarwanda dufite n'uwo. Kubona indaya nk'iriya yicaye hariya ngo ni representante w'abanyarwandakazi. Urumva bakunda bivuga uziga ubanza usobanura tudusobanurire umwaka aho uturuka. Ntabwo umwaka uturuka ku bahutu, umwaka uturuka he? Hariya mu rugwiro. Ikindi none se bakunda ko muvuga ngo abahutu n'imbwa, njye mbona mwebwe muri nyuma y'imbwa. Niba umugore wanyu Jeannette Nyiramongi yarabaye umugore w'abahutu imyaka itabarika, bakamurasa imbere n'inyuma, hanyuma mukaza hashize imyaka itabarika mukamurongora, mwarasigiwe nabo mwitimbwa, ubwe mwe muri iki? Ese ubwo Kagame chef wanyu
wasigiwe n'imbwa we niki urya ibisigazwa by'imbwa we niki ngaho bimushakira igitse niba muzi Kinyarwanda mumbwire Jeannette muri yamaze kugira abagabo barenze nk'umunani kandi bibuke yuko iyo umugore amaze kugira abagabo barenze babiri guhera kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu aba yarasaze ntabwo yitwa umugore mu Kinyarwanda aba yarasaze aba ari umusazi bazaramusajije nta mugore utunga abagabo barenze babiri ubu cyitwa umugore niba utazi inyitoye uze usange mu gikari kubwira uko umugore yitwa nguwo rero umugore w'icyari ya mu rugwiro ntabwo ari umugore izina uzendi gwi in box mujye muvuga muzigasha kuba umuntu atabasubiza suko aba yavuze byabasubiza amuga muri kugenda mwiyandarika mwishira hanze n'utubanga umuntu yari yarababice bizaba ngombwa ko abanyarwanda badushira hanze banze umbwire Kagame wasigiwe n'abahutu yita imbwa ubwo we niki unsubiza aho ngaho we na Ruhinda